Amazina yanjye nitwa Mugwaneza Emerance, mvuka mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Muri rukundo rwanjye itangira ubwo nahoraga na Egide, gusa urukundo namuhaye yarutereye inyoni. Nyuma nibwo naje guhura n'umuhungu Fred, nongera kumva uburyohe bw'urukundo. Irizi ufashe ufite cyangwa nkwice? Boss, nta kintu usabwa, amafaranga gusa. Mbanje hano ngo nsobanurire. Babarira. Ubundi mbwira ni gute Brandine afite amafoto yawe muri telefone ye? Ako buri abezi n'ubundi. Siko ntagenzwa n'amahoro. Siko ntagenzwa n'amahoro. Ariko mama Brandine, iyo migani uhora uca igamije iki muri make? Ndashaka kubaza pa Brandine. Kiriya gikapo ni Brandine yakizanye cyangwa ni wowe? Skonzi kuje ejo bundi uno mutipe muziranye. Boneri se. Inshuti yanjye. Kubera Inshuti yawe? Nadanje. Mwambwira mutu ukuntu akazi kanyu mwagakoze ari bo bafotora. Ntibishoboka. Mpereze boss, mpereza ibihumbi 2 by'urwagwa mpitanyeranyeza. Ntacyambuza kukubera mama w'abana banjye. Urabizi ndagukunda kandi ndakwizera cyane. Sibyo mukunzi? Wow, nanjye ndagukunda cyane kandi ntago nzagutenguha, nzakubera umwizerwa. Rero Fred, ibintu ngiye kubijyamo mbikurikirana turebe ko bari ahantu twabafata bagohote.